Hello bakunzi wa Juju Afro Kitchen, nizere ko meze neza nanjye meze neza. Uyu munsi rero ndagarutse, nitwaye duherukana ariko uyu munsi ndaje ngo duteke chapati. Muri iyi minsi harakonje cyane, dukeneye gufata icyayi kandi ugomba gufata icyayi ufite n'icyo gufatisha. Utabonye umwanya wo kujya kubigura ku ruhande, ukaba wabyikoreye mu rugo kuko imvura irabyukira ku muryango. So mureke rero dukore chapati mu buryo bworoshye kandi bwihuse, ugakora chapati ziryoshye kandi zimeze neza. Nibuke gukora subscribe, like, comment na share kugira ngo dukomeze tubane kuri Juju Afro Kitchen. Reka dutangire mbereka iby'ingenzi tuza gukoresha. Turaza gukoresha ifarini, umunyu, igi rimwe, amazi ndetse n'amavuta. Amazi nakazuyaze kuko nagwa wakoreshamo amazi akonje. Ugomba gukoresha amazi y'akazuyaze adatwika kandi n'ubundi adakonje. Rero reka tutangire tuvanga, nereka ibipimo tuza gukoresha kugira ngo dukore chapati zacu. Gupima ifarini turifashisha igikombe. Turaza gupima, biba byiza iyo ukoresheje ibipimo. Ifarini igikombe kimwe, igikombe n'igice, ibyo twifashisha. Turashyiramo umunyu utuyiko tubiri tw'icyayi. Turimo utuyiko tubiri tw'umunyu, noneho tuwuvangemo. Hano ushaka washyiramo puwaro cyangwa se ugashyiramo igitunguru gisanzwe kugira ngo chapati zawe ziryohe cyane. Ariko hano izi ngiye gukora nta bitunguru tuza gushiramo. Umunyu maze rero kuwuvanga n'ifarini yawe, urahita ushiramo amavuta. Kadushiremo amavuta, turapima ibiyiko bibiri by'amavuta, ibiyiko binini, kimwe, ibiyiko bibiri, kugira ngo bize kwivanga neza. Noneho tujye dushiramo igi rimwe. Ukunda amagi washiramo abiri, ariko rimwe rirahagije mu gikombe n'igice. Shizemo igi rimwe. Tumaze kubishiramo rero tugiye guta dutangira kubiponda. Twakarabye intoki zirasa neza, ubu tugiye gutangira guponda igiponda cyacu. Ukoresheje amazi y'akazuyaze, genda usukamo make make. Genda usuka make make.